Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwe mukomeje kudukurikira mu kiganiro cyacu dukunze kubategurira bita sobanukirwa, aho tubagezaho zimwe mu ndwara cyangwa se topic zigendanye n'ubuzima kugira ngo turusheho kurinda ubuzima bwacu no kubusigasira kugira ngo dukomeze tubeho mu buzima buzira umuze. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye abagabo bakora batazi ko byangiza intanga zabo, cyane cyane ku buryo bashobora kuba ingumba. Ahangaha n'ababyeyi bashobora kumva kino kiganiro kugira ngo babashe gufasha abana babo mu buryo bwo kwirinda ko bazaba ingumba. Ariho tugiye kurebera ibyo bintu bitanu bishobora gutuma umuntu aba ingumba, cyangwa se ibintu bigera muri bitanu abagabo bakora batazi ko byagira ingaruka mu kwangiza intanga zabo, bikaba byashobora gutuma bibatera ingumba. Ibi birimo umwanzi ukomeye cyane w'intangangabo, hakabamo ibintu bitera umugabo kuba ingumba n'ibintu bishobora gutuma umugabo atabyara. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara bugaragaza ko ku bantu babana byemewe n'amategeko, abagera ku kigero cya 15% bagira ibibazo byo kubura urubyaro, kubera ko usanga akenshi intanga z'abagabo zarangijwe no gukoresha ibintu bizangiza. Ugasanga mu mikurire y'umusore cyangwa se akiri n'umwana, kugeza abaye ingimbi, umusore kugeza afashe icyemezo cyo gushaka, ugasanga yagiye akora cyangwa se aba mu buzima bufite aho buhurira n'ibintu bishobora kwangiza intanga, ariko we atabizi azi ko ari nk'ubuzima busanzwe. Ariko nyamara biri mu bintu byinshi tugiye kurebera hamwe byerekana cyangwa se bituma intanga z'umugabo zangirika, ndetse bikaba byamugeza no ku kuba yaba ingumba, aribyo bisobanuye kuba umuntu adashobora kubyara cyangwa se kwibaruka. Ibibazo bigenda biba imbogamizi, byatumye abashakashatsi bo muri kaminuza zitandukanye cyane ku isi bagaragaza ibintu bitanu bigira uruhare mu kwangiza intanga z'abagabo. Kubera ikibazo cyo kubura urubyaro kugarije abantu benshi ku isi, byatumye nyine abashakashatsi bahaguruka kugira ngo babikoreho, barebe ibintu bishobora gutuma abantu batabyara, ndetse bishakirwa umuti, bisobanurirwa abantu ku buryo bashobora kubyirinda hakiri kare, cyane ko hari ibitangira umuntu akiri umwana, akiri ingimbi, ndetse akiri n'umusore. Bityo abantu bagasobanukirwa byimbitse bishobora kugira uruhare mu kurwanya icyo kibazo, ndetse abantu bagakomeza kugira famiye cyangwa se umuryango utekanye, urimo kubona abana, kubyara, kwibaruka, bitewe n'uko umuntu abyita. Muri ibyo bintu rero, icya mbere twavuga ni nko kunywa ibiyobyabwenge. Ku bantu basanzwe batumura ku gatabi, usanga bafite ingorane nyinshi zo kwangirika k'umubiri, ariko abanywa ibiyobyabwenge cyane cyane nk'icyitwa marijuwana, bo ni akarusho kuko bituma intanga zabo zangirika. Hari igihe usanga nyine abantu barabaye addicted n'ibiyobyabwenge, urumogi, inzoga zikaze, ibyo biyobyabwenge biba birimo n'ubutabire bwinshi, ari cyane cyane wenda nk'icyo cyitwa marijuwana tuvuze haruguru. Ubu akarusho kabo ni uko bituma intanga zabo zangirika, kuko abashakashatsi bo muri kaminuza ya Buffalo babigaragaje. Mu ntanga zakorewe ubushakashatsi ku bagabo bafashe kuri marijuwana, byagaragaye ko intanga zabo ziba zifite ingufu nkeya, ku buryo kubyara biba ari ikibazo. Ikindi ni uko gukoresha mudasobwa uyiteretse ku bibero. Akenshi usanga abantu bafata za mudasobwa zabo bakazishyira ku bibero byabo, bumva ko ntacyo bitwaye, ariko mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaje ko ibi byangiza intanga. Abahanga bakaba bakomeza batanga inama ko biba byiza gukoresha imashini uyiteretse ku meza cyangwa se ku ntebe zabugenewe. Aha kenshi na kenshi usanga nk'abana biga mu makaminuza se cyangwa se no mu masegonderi
baba bari gukoresha za mudasobwa muri za kompawundi z'amashuri, ugasanga hari n'abazikoresha no mu kazi, ugasanga bazishyira ku bibero byabo. Ibi ni bibi cyane kuko haba harimo za radiyo isotopes zipenetira zikagira ingaruka ku ntangangabo, bityo zikazangiza, bikaba byaba zimwe mu ntandaro zatuma umuntu ashobora kutazabyara kuko intanga ze ziba zarangiritse. Niyo mpamvu babagira inama yo kuba gukoresha imashini byakabaye byiza uyiteretse ku meza cyangwa se ku kindi kintu, ku buryo ntaho biri buhurire n'umubiri wawe, cyane cyane ku kibero cy'umugabo. Icya gatatu ni ukujya muri sawuna. Abantu benshi bajya muri sawuna kugira ngo bananure imitsi ndetse babashe kugabanya ibinure mu mubiri. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Padova mu Butaliyani bagaragaje ko ibi nabyo ari bimwe mu byangiza intanga z'abagabo, kuko ahantu usanga hakorerwa sawuna akenshi haba hashyushye cyane, kandi ngo kwegereza udusabo tw'intanga ahantu hashyushye si byiza kuko bituma zicika intege maze kubyara bikaba ingorane. Ubushakashatsi buvuga ko ahantu hashyushye burya atari heza ku bagabo, cyane cyane ku ntangangabo zabo, cyane cyane buriya nk'abantu baba ahantu nko mu butayu, biba bigoye cyane kubera ubushyuhe buba bukunze kuhaba. Ikindi cya gatanu ni uko kurya inyama zanduye cyangwa se inyama zanyuze mu nganda. Usanga abantu benshi bakunda ibintu byanyuze mu nganda, nyamara akenshi usanga atari byiza ku mubiri wacu. Ku bagabo ho ni ingorane zikomeye cyane kuko inyama zaciye mu nganda zigira uruhare rukomeye mu kuba zatuma urubyaro rubura mu muryango, kubera ko umugabo aba atakibasha kugira intanga zatanga umwana. Mu gihe afite intanga nyine zitiruka, zitatanga umusaruro, zitatanga umwana, biba ari danje. Mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaye ko abagabo bakunda izi nyama usanga nabo bagira ikibazo mu kubona urubyaro, nubwo bibabera imbogamizi ngo kubirira amafi bo nta ngorane nk'izi bagira, ariyo mpamvu bashishikariza abagabo kurya amafi kurusha uko barya inyama zivuye mu nganda. Inyama zivuye mu nganda rero ni mbi cyane kuko zigira ingaruka nyinshi zitandukanye, si no ku bagabo gusa, n'abantu muri rusange, cyane cyane abafite ikibazo cy'ibinure byinshi no kurwara umuvuduko w'amaraso. Izi nyama bakunze kuzibuzwa cyane kuko ntabwo ari nziza, kuko urumva mu miyoborantanga biba bisaba yuko haba harimo n'umuvuduko mwiza w'amaraso. Rero usanga izo nyama ziri mu byongera umuvuduko w'amaraso, ugasanga zitera indwara, aho ushobora kurwara n'iyo mivuduko y'amaraso, cyane cyane ko umuntu ufite umuvuduko w'amaraso ntabwo uba ukora neza, umubiri w'uwo muntu ntabwo uba ukora neza. Ibindi bishobora gutuma abagabo baba ingumba cyangwa se babura urubyaro ni byinshi cyane tugiye kurebera hamwe kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu ndetse no kuba twagira inama n'abandi bantu bakunze kubaho muri ubwo buzima. Ibintu bishobora gutuma umugabo aba ingumba bigenda bitandukana bitewe n'uko umugabo yakuze mu bugimbi bwe, indwara yagiye agira mu mikurire ye, mu buto bwe, cyane cyane nk'indwara y'iseru. Niba umuntu yarigeze kurwara iseru, bishobora kuba intandaro yo kuba yabura urubyaro cyangwa se intanga ze ntizikore, bimuganisha ku kutabyara. Cyangwa se niba yarigeze kubagwa, akazi uwo mugabo akora, cyane cyane nk'abakora akazi gatuma bahora ahantu hashyushye cyane, ahantu hari imirasire ihumanya cyangwa iyindi myuka n'ibindi bintu bihumanya, nk'abantu bakora mu nganda, ahantu haba hari imyuka itandukanye, aba nabo baba bari muri lisiti. Ibindi bishobora gutera ubugumba umugabo harimo kunywa inzoga nyinshi no kunywa itabi
cyangwa se ubumuga bwo mu mutwe bwaba ari ubugaragara inyuma cyangwa se ubundi budapfa kuboneka urebeye umuntu inyuma, hari ibyo mu ndimi z'amahanga bita troubles psychologiques cyangwa se psychological disorder. Ubu bumuga bushobora gutuma adashobora gukora imibonano mpuzabitsina neza ndetse rimwe na rimwe bikaba byamunanira burundu, agacika intege, akaba nta n'ubushake cyangwa se akaba ari umuntu uri ntibindeba, ugasanga nta n'ikintu bimubwiye. Hari ibimenyetso bimwe na bimwe rero bigaragaza ko umugabo afite imisemburo ngabo mikeya, arizo bita testosterone cyangwa se mu cyongereza bita testosterone, nko kutagira amoya ku mubiri cyangwa kugira amatako arimo ibinure byinshi. Igikunze gutuma abagabo baba ingumba ni ukugira intangangabo zitujuje ubuziranenge. Ibyo akenshi abantu barabivukana, ugasanga imiyoboro imwe n'imwe y'intanga itari mizima, rimwe na rimwe udusabo tw'intangangabo ntitumanuke ngo tujye aho twagenewe kujya, tukigumira hejuru cyangwa se twamanuka aho tuvuye ntihifunge, tugahora tuzamuka ndetse ibyo bigatuma tudakura neza cyangwa ngo dukore intanga zabo cyangwa se intangangabo nzima nk'uko ziba zikwiye kumera. Ahangaha rero tugiye kurebera zimwe mu ndwara zifata intangangabo zigatuma umugabo atabyara. Iya mbere ni nk'iyo bita azoospermia, kutagira intangangabo mu masohoro, ugasanga umuntu yibereyeho ariko nta ntangangabo agira, akaba afite amasohoro ariko atarimo intangangabo. Iya kabiri nayo bayita oligospermia, ugasanga umuntu afite umubare w'intangangabo uri munsi ya 30 kuri mililitiro, kuko kugira ngo umugabo abashe kubona urubyaro cyangwa abyare ni uko kuri mililitiro imwe y'intangangabo ze agomba kuba, kuri mililitiro imwe y'amasohoro agomba kuba afitemo intangangabo ziri hejuru cyangwa se zingana na 30. Iyindi ndwara ni astenospermia, intangangabo zidafite umuvuduko uhagije, ugasanga zigenda gahoro, zikajya kugera aho zigomba kugera kugira ngo zihure n'intangangore bivemo umwana zananiwe, zapfuye cyangwa se rimwe na rimwe ntizinagereyo. Indi ndwara niyo bita teratospermia, ariyo isobanurwa ko ari umubare w'intangangabo zifite imiterere itari yo aba ari munini cyane. Iyo umugabo afite ibyo bimenyetso bitatu bya nyuma icyarimwe, amahirwe ye yo kubyara aba ari make cyane, nubwo rimwe na rimwe ashobora kubyara ariko aba ari nk'impanuka. Azoospermia yo ntabwo mu mavuriro asanzwe bayivura, icyakora ubuvuzi bwa gishinwa bukoresha imiti yo mu rwego rw'imyunganiremirire food supplement irafasha muri ubwo burwayi bugakira. Umugabo wahuye n'ubu burwayi bune butuma umugabo atabyara, ni byiza gukoresha imiti y'umwimerere irimo Revive, Golden Hive, Cafezi Plus na Spirulina, ifasha abagabo bafite uburwayi uko ari bune kubona urubyaro. Ni imiti ikomoka mu bimera gakondo by'Abashinwa ariko itunganyijwe mu buryo bw'ibinini, ikaba iri muri